ikintu kikubaho. Buri myaka ine hakaba hari ikintu kikubaho. Ntabwo wumva ko hari imbaraga ziri inyuma y'icyo kintu. Ntabwo wumva ko hari igicano cya bari gihari. Ntabwo wumva ko hari ikintu hari ikintu kitambika mu buzima bwawe. Ngeyo ndi mu kazi ngo abantu baranyanga. Ni gute se wajya mu kazi ari we banga? Ntabwo wumva ko hari ikintu cy'inyenyeri bagushyizeho. Ntabwo wumva ko hari codes bashyira ku buzima bwawe ituma buri murozi wese ibyo wiriri kuvuga ngo urimutse, iyo wimutse ubona udacakirana n'umurozi. Umurozi wese ukubonye aravuga ngo iyi ni imari yacu. Ntabwo uraverifiya ngo urebe ngo mbese nta kintu nakozwe gituma buri murozi wese umbonye avuga ngo mbonye ibo. Hari cyabaye nshaka ko dusenya none. Imana igukore ku maso urebe impamvu ibi bintu bigenda bigaruka. Ni umuvumo se? Hari igicaniro ngomba gusenya se? Hari umuvumo se ngomba gusenyura? Ariko bisenyure. Heri wanyu abantu bagiye bavuka mu muryango w'amarangamutima. Umwana umwe yajya kuvuga akambwira ngo ni kizibi, we wajya kuvuga undi yajya kuvuga ngo rata wowe wivugire ibyiza byose bifite bene byo, ukavuga uryo uzi yuko amarangamutima yabo yatumye bakwanga urunuka. Nudasenyera uwo muzimu niyo uzaba ushatse uwo muzima kugendaho. Ibyo se ntabyo muzi mu miryango. Umwana umwe agakundwa akazwa, undi wese yajya kuvuga ngo ni ruzibi, ukagira ngo we ntibamubyaye. Igihe waciriye ibiti kirahagije. Igihe washakiye ibisahani ngo udaha amazi mu bwato kirahagije. Kwazi bitera turayisenya mu izina rya Yesu. Amen. Icyo birangije byinshi dusigaje nk'uko mubizi. Akazi ni kenshi ni karekare, tangiye tunakomeza. Turahera mu gitabo cya mbere cy'abami. Murabanza mwandike vuba na vuba. Turahera mu gitabo cya mbere cy'abami 13. Basomeho 40 uhereye ku murongo wa mbere. 13 barasomaho 40. Duhere ku murongo wa mbere. Aha kabiri turasoma Mariko 4:35, Mariko 4:35, Mariko 4:35, dusoreze Mariko 5:15, turangirize 20. Ibindi ndabivuga mu mutwe ntacyo bitwaye. Umwanya dusigaranye ntago ari muremure, murabizi ko nimwe n'igice zigomba kuvuga twatashye. Yesu aduhana umugisha mu izina rya Yesu. Aha, ikimenyetso cy'ubuzima. Yego. Mudufashe vuba na vuba. Navuze ngo mudufashe abasoma. N'abarimu mwiyeranje aho navuze mu Chaine. Gira vuba na vuba. Wabuza aho ugera. Aho ugera hose, aho umuntu ugira hagera asome. Igitabo cya mbere cy'abami igice cya 13 guhera ku murongo wa mbere haravuze ngo bukeye haza umuntu w'Imana avuye i Buyuda azi Beteli azanywe n'ijambo ry'Imana. Ubwo Yerobowamu yari ahagaze ku gicaniro yonsa imibavu. Atera hejuru avugira kuri icyo gicaniro ijambo ry'Imana ati, wa gicaniro we, Uwiteka avuze atya ngo, mu nzu ya Dawidi hazavuka umwana witwa Yosiya, nuko kuri wowe niho azatambira abatambyi bo mu ngoro bajye bakonsereza imibavu, kandi kuri wowe niho bazatwikira amagufa y'abantu. Uwo munsi yerekana ikimenyetso cyabyo ati, iki kimenyetso Uwiteka atanze, iki gicaniro kiri busadukemo kabiri, ivu ryacyo riseseke.
Mariko 4:35 aravuga ngo kuri uwo munsi bugorobye. Soma n'umurongo wa 5 aho utarahava niba wahavuye ariko wihorera. Nahageze. Nuko umwami Yerobowamu amaze kumva uko uwo muntu w'Imana avugiye ku gicaniro cy'i Beteli, amutunga ukuboko ahagaze ku gicaniro, aravuga ati nimumufate. Uwo mwanya ukuboko yari amutunze kuranyunyuka, bituma adashobora kukugarura. Igicaniro nacyo gisadukamo kabiri, ivu ryacyo riseseka nk'uko ikimenyetso uwo muntu w'Imana yatanze cyari kiri, agiheshejwe n'ijambo ry'Imana. Umwami abwira uwo muntu w'Imana ati, ingingo Uwiteka Imana yawe unsabire ukuboko kwanjye gukire. Mariko 4:35 kuri uwo munsi bugorobye arababwira ati twambuke tujye hakurya. Basiga abantu bamujyana mu bwato yahozemo, kandi hari n'andi mato hamwe nabwo. Nuko ishuheri y'umuyaga iraza, umuraba wisuka mu bwato, bigeza aho bwenda kurengerwa. Yari asinziriye aryamye bwerekeza, yiseguye umusego. Baramukangura, baramubaza bati mwigisha, ntubyitayeho ko tugiye gupfa? Ntabwo byitayeho. Akangutse acyaha umuyaga, abwira inyanja ati, aho muhumbi agira ate? Abwira inyanja ati, acyaha umuyaga, abwira inyanja ati cece kutuze. Umuyaga uratuza, inyanja iratungana rwose. Arababaza ati, ni iki kibateye ubwoba? Wasimbutse ugasoma 5 mugahera nka 5:15. Bageze aho Yesu ari, basanga uwari utewe n'ingabo z'abadayimoni yicaye, yambaye afite ubwenge nk'abandi. Baratinya. Ababonye ibyabaye kuri uwo muntu, ukijijwe abadayimoni bo mu marimbi n'ingurube, babitekerereza abandi. Bahera ko baramwinginga ngo ave mu gihugu cyabo, hagume hirya y'umuntu wabo ukize. Binginga Kristo ngo nabaviraho. Umuntu wabo arakize, ariko bari gusaba Kristo kabavira aho ngaho. Zamura ibiganza hejuru. Nshuti yanjye, Yesu terekeresha ijambo ry'ibimenyetso n'ibitangaza. Buri wese waze gusenga kubone izina rye rihabwa icyubahiro. Uganze utegeke nk'Imana mu izina rya Yesu, amen. Basabe mu mwongereho icyanditswe kimwe, ndabona zari zitararenga. Mwongereho kimwe cyo mu Bacamanza 6:25. Bacamanza 6:25. Niba uzamusomeho imirongo nk'itanu birakunda. Yego. Aravuga ngo Bacamanza 6:25, nuko ijoro munsi Uwiteka fizi ya so ntoya, wende n'indi ya kabiri imaze imyaka 7, usandaza igicaniro, so yubakiye Bayali, uteme Ashera iri hafi yacyo, maze wubakire Uwiteka Uwiteka Imana yawe igicaniro, kukaga kubatsweho igihome ubyitondeye. Yubake kandi ubyitondeye. Kandi wende imfizi ya kabiri, uyitambeho igitambo cyoswa, ucyoshesha inkwi za Ashera uri buteme. Nuko Gideyoni ajyana abagabo 10 bo mu bagaragu be, abigenza nk'uko Uwiteka yamutegetse. Ariko yabikoze nijoro, ntiyatinyutse kubikora ku manywa,
kuko yatinyaga abo mu muryango wa se n'abatuye muri uwo mudugudu. Bukeye bwaho abo muri uwo mudugudu babyutse mu gitondo kare. Rekeraho ngaho ibindi ndabivuga mu mutwe. Yesu abaho umugisha. Kuba twari turi kumwe bushize turakomereza aho twari tugeze. Hari ibyo twabonye muri famiye ya Aburahamu. Ibyo twabonye ko famiye ya Aburahamu hari karande ziyirimo. Niki twabonye? Bibiliya iravuga Zaburi ya 23, Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzagira gute sinzakena. Twabonye ko ubukene buba mu bice bitatu: mu mwuka, mu bugingo, mu mubiri. Twabonye yuko iyo umuntu akijijwe Kristo ataza mu mubiri, aza mu mwuka wawe. Twize kuba icyaremwe gishi cyane. Kristo wakiriye ukamwakira, ntabwo ubwoko bw'amaraso yawe buhinduka ngo nuko wakiriye Kristo. Ntabwo wari muremure nuba mugufi ngo nuko wakiriye Kristo, wari mugufi ntuba na muremure. Twize kuba icyaremwe gishya muri Kristo. Icyo biba twabonye famiye ya Aburahamu, hari ibyo twayizeho twibukiranye. Icyambere twabonye ko umuntu wese wavutse kwa muri famiye yo kwa Aburahamu ni itegeko ko agomba gusenyera ubeshya. Ko kubeshya muri famiye yo kwa Aburahamu, utabeshya uhavuka, birakomeye kuruta kuzura uwapfuye. Icyo ni icyambere. Twabonye ko ariko bari bateye. Icya kabiri twabonye ko famiye yo Aburahamu, kuvuka kuri famiye yo kwa Aburahamu, bari bafite amaraso. Abona umugore mwiza hava akagera bakamwumaho. Twabonye uko bashakaga, ko bari bafite intege nke. Kubona umugore mwiza byabaga birangiye. Twabonye ko bataga amasezerano bagatabura kimwe uko babonye umugore mwiza. Twabonye ko aburatse Sara yari mwiza, Rebeka yari mwiza. Twabonye ko habonetsemo n'umugabo wemera gukora imyaka 7 akorera umukobwa, igashira bakamuhuta ariko akongera agasubiramo. Iyi famiye yo babonaga abagore beza n'ibindi. Twarabishoreye tugeza kuri, bageze ku rwego babona umugore mwiza, umukobwa mwiza hava akagera, niyo yabaga bari mushikiwe bakarwara nka munoni akaremba kubera karande ya famiye yo mwabura. Twabonye ko kuvukura imfura kwa Aburahamu wahitaga uba ikinyuranyo n'iki n'umugisha. Ibyo byo twarabyize turabireba. Imfura ya Aburahamu yari inde? Yari Ishimayeli. Kukavutsa ari imfura twabonye ko ari iki. Twibuke Aburahamu ku bindi bitabo muzi nagerageje kubasobanurira. Aburahamu aseruka ku mugore nabwo wa gatandatu, ntabwo ari we wari imfura kwa Seteri. Twabonye aho Aburahamu tuvunagura. Imfura ya Aburahamu ninde? Twabonye imfura icyo byavuga. Ishimayeli kavutsa ari imfura, ikinyuranyo n'umugisha. Cya kabiri twabonye ko hahita hakomeza uwo bita nde? Isaka. Isaka kuvuka. Isaka Joel ugenda ubanguka aza kurangiza wanyu. Sawa, irumbuka. Isaka kuvuka, akavuka yaje kubyara abana bangahe? Bangahe? Inde nande? Yakobo na Esau. La tota kebebe kotesi Menya. Nari mvuze ngo duhe Imana icyubahiro. Sawa, murakoze murakajya mu ijuru. Katwimuke tugende mu cyanditswe. Ndumva ibintu Imana igiye gukora aha ni indengakamere. Basi se urabyizeye ngo usuhuze umuntu mwicaranye umubwire ngo wakira ibintu by'indengakamere? Akira ibintu by'indengakamere. Sawa, murakoze.
nshaka kugaruka gato ku kintu cy'ingenzi ndi kubabwira hejuru yande ya Isaka, tugashorera tukageza kwa Yosefu. Yosefu abyara abana babiri, inde nande? Manase na Efurayimu. Efurayimu arakomeza aba imfura, Efurayimu aba muherereza arakomeza, Manase arahomba kuko abaye imfura. Kandi muzehe nubwo yarashaje baringanije abana 48 baringaniza abana, ariko nubwo baringanije abana anyuranya amaboko kandi atareba, amenya ko bamuzaniye abana, imfura bayishyira ku kuryo, umutoya bamushyira ku kumoso, atareba atakireba, ariko agira ate? Anyuranya amaboko ahumirije. Mwebwe nituvuga karande ushobora kwigira shwari ukarenga ukayibona. Umupasiteri umwe wa hano hirya twigana mu ishuri wo muri ADP, nari cyigisho nafashe ngishyira kuri YouTube, nkise ndinza aho ngaho, aramya ngo nubwo ntemera karande ngo ndayibonye ngo kandi ndiho. Ushobora gutinda cyane wizengurukaho kuko udakora ibyo ugomba gukora, kuko udasenyera ibyo ugomba gusenya. Nababwiye ko naberetse icyatumye nyirizina Mose atinjira i Kanani, umuvumo wa sekuru, kuko yakomokaga muri famiye yo kwa Lewi, ivuga ngo ubwiza bwanjye ntibuzabana nawe. Asoba urebe wa muvumo niwo watumye akubita ku rutare inshuro Imana itamubwiye. Imana yari yamwihanganiye igihe yakubitaga ibitare, ibisate by'amabuye byanditseho amategeko 10 y'Imana, murabyibuka? Abikubita hasi, Imana iramwihanganira, ariko akora amadega kuko atarazi urutare. Rero hari igihe umuntu avuga ngo ni impamvu ngo zuko yakoze ibi n'ibi. Ibyo bintu bikora kubera karande. Ibyo bintu bikora kubera iki? Karande. So hari ibintu abantu bakora atari bo, ari impamvu za karande ziwabo. Mvunaguye rero mu magambo make, nsatira ndashaka kuza kugira umwanya wo gusenga, nibinkundira ndafata umwanya utari muto wo gusenga, nsengane nawe ariko wumvisha icyo gusenga ni cy'ingenzi. Dusomye ikindi cyanditswe dusorejeho cyo mu Bacamanza. Imana ihamagara, ubwo ndimutse nyine ndakomeje ku mpamvu z'igihe, imfura twaberetse ko zigomba gusengerwa n'iki, ibyo twarabikoze. Imfura twarazisengeye, ariko wewe winjiye umwana uhetse si imfura, uwo mwana yarasengewe, basengera imfura baramusengeye. Sawa, ntacyo byarabaye, ntago nabamubona gutyo, ubwo bari impamvu. Kanimuke imfura twafashe umwanya wo kuzisengera. Ikindi cya kabiri, tuzagaruka ku bana b'imfura muri vakansi, abana batashye, nibyo ibyo twarabibemereye ko tuzabigarukaho. Katwimuka ahubwo, Imana ihamagara Gideyoni, bari munsi y'uburetwa bw'Abamediyani, bari bafite amoko, bari bafite uburyo bahinga, abantu bakaza bakasarura ibyo bahinze bakavunikira ubusa. Bari munsi y'uburetwa bukomeye. Imana igambirira gutanga umucunguzi. Ubwo ndimutse, umucunguzi aba Gideyoni musanga ari gusekurira mu muvure. Muze gusoma, ntago mpimbye, apana gusekurira mu isekuru, reka da. Ubwoba bwari bwatumye ahinira bugufi, kuko kugukubita amaso byari ibindi. Marayika aramwegera amuga ngo uraho wa munyembaraga we kandi w'intwari, tiwishinyagura. Umunyembaraga usekurira mu isekuru mu muvure waramubonye, uzigira ngo se nuko tutazaho amasekuru ari, ariko nahiniye bugufi. Amwereka kuko biri kose yateye intambwe. Aramubwira ngo none se imbaraga z'Imana yagendaga imbere ya badata, ko turi
turi mu buzima zitagaragara tuyihe icyubahiro k'imibereho tubayemo itagaragaza Imana yacu. Hari abantu bahuza wenda na Gideyoni ku mpamvu zitandukanye. Umujura ntazanywe n'ikindi uretse kwiba, kwica no kurimbura. Satani niko kazi ke nyamukuru. Hari abantu bararyamye bakoreye reco, bukiya basanga nijoro bavunjiwe bararanye na Leya. Ibyo tubyirengagiza. Kinshaka kuvuga gato, imbaraga z'Imana yacu ziri. Imana iramubwira ngo rero Gideyoni, mbere yuko ukora ako kazi umbwira, mbere yuko ungaragaza, mbere yuko unyerekana, ndagusaba serivisi. Niyihe serivisi? Mwayumvishe. Yaramubwiye ngo mbere ya byose, mbere yo gushaka guhangana n'abamediyani, mbere yo gushaka kubaca imitwe, mbere yo gushaka kubamanura, hari serivisi usabwa kubanza gukora. Nugusubira iwanyu kwa so, ugasenyera Bari, ugasenyera Chaine. Senyera ibigirwamana by'iwanyu ubone kwataka ahandi. Urataka ahandi by'iwanyu utarabisenya ntibyakunda. N'iki jambo rivuga ubutumwa bugomba guhera i Yerusalemu bukabona kujya i Yudaya n'i Samariya. Baranyumvishije si cyo mvuze? Hera i Yerusalemu ubone kujya i Yudaya, ubone kujya i Samariya. Niyo mpamvu Bibiliya yavuze ngo umwepiskopi nabyifuza azaba yifujije umurimo mwiza, ariko hari kiriteri imwe igisabwa, ni ukubategeka neza abahehe abo mu rugo rwe. Biri kongera ngo mbese iby'iwanyu byakunaniye ngo urabasha uti iby'ahandi. Sinzi icyo mvuga niba muri kunyumva. Bibiliya igusaba ko mbere y'aho Imana ikujyana, mbere y'ibyo ushaka, ukeneye ikintu kimwe cy'ingenzi: gusenyera ibintu byaho ukomoka. Ntacyo ngiye gusenga. Senyera karande, senyera ibicaniro by'iwanyu. Hari ibintu bigenda bigaruka, hari ibintu bihama bigaruka. Ikibazo si urugo, ikibazo ni ibyakugendaho, ikibazo si igishoro. Ushobora Mana yo mu ijuru imakazi, n'ubwa mbere wowe ubonye akazi, kuki utasubiza amaso inyuma uvuge ngo niki gituma mbona akazi direct nkakirukanwa? Niki gituma nkora cyane singira icyo nsarura? Nkora nabi, ndinjishi, sinuzuye, mfite ikihe kibazo? Hari imbaraga Bibiliya iri kugusaba. Ari wenda wowe urishakira Mana nyubakira urugo, Imana ikakubwira ngo njyewe abasore barahari, abakobwa barahari, ariko nubwo ubabaye urugo wakabanje gusenya ibintu byaho uvuka. Kuko urabazi bajya mu rugo ukagira ngo ni mitiyo, nuko urwikoza mukabona batashye. Twakomeje kuvuga famiye ya Aburahamu n'ibyayirangaga, ariko se famiye yawe wowe ahantu uvuka niki kiranga amaraso y'iwanyu? Niki kiranga aho ukomoka? Niki gitangiriye umugisha wawe? Niki gifunze ubuzima bwawe? Niba hari ikintu ubabaye, ni amakuru agomba kugutandukanya n'izo mbaraga. Ni nacyo kintu turimo mu gihe gisa nk'iki, gusenyera. Turacyari kugusenya vubaha. Hirya yo gusenya turinjira mu wundi mwanya wo kubaka. Hari ikintu gituma biba secret, hari ikintu kiri secret, hari ikintu gituma buri myaka ibiri hari ikikubaho, buri myaka itatu hakaba hari ikintu kikubaho, buri myaka ine hakaba hari ikintu kikubaho. Ntabwo wumva ko hari imbaraga ziri inyuma y'icyo kintu? Ntabwo wumva ko hari igicano cya Bari gihari? Ntabwo wumva ko hari ikintu hari ikintu kitambika
buzima bwawe gituma ibyo ukora usarura buke. Kanihute mbere yo kwataka bari, mbere yo kwataka ngeyo ndi mu kazi ngo abantu baranyanga, ni gute se wajya mu kazi ari we banga? Nagomba ko hari ikintu cy'inyenyeri bagushyizeho, nagomba ko hari codes bashyira ku buzima bwawe ituma buri murozi wese ibyo wiriri kuvuga ngo urimutse, iyo wimutse ubona udacakirana n'umurozi. Umurozi wese ukubonye aravuga ngo iyi ni imari yacu. Ntago uraverifiya ngo urebe ngo mbese nta kintu nakozwe gituma buri murozi wese umbonye avuga ngo mbonye ibo. Hari cyabaye nshaka ko dusenya none. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Amen. Ibwira Gideyoni, ndabizi ugomba gukora, ariko hari serivisi ugomba kubanza kurangiza, kujya gusenyera bari nashi. Twasomye iki? Mwese muza amakuru agendanye na Yeroboamu. Murabizi Yeroboamu uko Israheli yacitsemo ibice bibiri nyuma ya Salomo. Icyo kimwe cyoborwa na Rehobowamu, ikindi cyoborwa na Yeroboamu. Yeroboamu aragenda ayobora imiryango 10. Aba indi miryango na Rehobowamu. Baragenda bubakira bari. Imivumo iratangira. Imana yafashe uyu muhanuzi imubwira ngo genda unsangire Yeroboamu, umusanga aho uhita umwica, umukureho ugira ute. Yaramubwiye ngo nta ikibazo ari we, ikibazo hari ikintu bita igicaniro. Ukihagera ita ku gicaniro abandi ubihorere. Ufite igicaniro tugomba kwitaho. Hari igicaniro cya bari kibasha gutuma ibintu by'iwanyu bihama bigaruka. Ni ukwita ku gicaniro no kugisenya. Agihingukaho aravuga ngo nonaha ugiye kurituka, ugiye gusenyuka, nawe harasohoka mu ivu kirameneka. Yeroboamu ashaka kukivugira ngo amutunga urutoki, ngo mumufata avuza amagambo mabi ku Mana yacu, avuza amagambo adasanzwe, amutunze urutoki ngo ukuboko kuranyunyuka, ngo mugiye kwanyunyukaga cya gicaniro direct kirashwanyuka. Kigishwanyuka undabona ntibisanzwe, atangira kwinginga wa muhanuzi w'Imana, ndakwinginze ingingo Uwiteka ambohore, akaboko kagaruke. Ayo mateka niyo twariho. Aramubwira ngo ugenda wite ku gicaniro. Ibicaniro bya bari byubakwa mu buryo butatu. Byubakwa mu buryo butatu. Hari ibicaniro byubakwa ari bya Satani. Iyo bavuga umuvumo kugendaho cyangwa ntago ari apana umuvumo. Igicaniro nyirizina, hari igicaniro cya Satani. Cyo ni kimwe. Hari igicaniro cy'umuvumo. Hari n'igicaniro kiri mu marangamutima. Twasomaga byari igicaniro cya Satani kiba cyarubatswe kikaba uruhererekane. Satani akagira ibintu akora bifitanye isano n'uko mwamuterekereye cyangwa mukamuha icyerekezo, akagira ibintu abasha gukora. Cyo ni igicaniro gikorwa, cyo kiserezwaho imibavu, kikagira ibintu gikorerwaho, ugasanga umuryango uricaye. N'ubahangaha nta myaka 2 ishize
nasanze hano umugabo wa hano mu rusengero. Kubera iki? Rimwe yajyaga yifata buri Noheli nkamubura mu rusengero. Mu buri Noheli ya mbere, mu buri Noheli ya kabiri, iya gatatu, iya kane ntangira kubyibazaho. Uyu mugabo ko buri Noheli ajya iwabo, iwabo haba hari iki? Se uri amahoro? Uri amahoro? Ube muzima. Turi gushaka gusenyera ibintu by'iyo tuvuka. Wakata wakirukanga. 2033 wapfusha umwana. Ubwo mugiye kuvuga ngo ni kera. Uzi impamvu ya 33 urayizi? Urayizi? Uze gufunga ubwo butware urangirane na 23. Sawa? Igendere. Kandi satira umusozo. Muracyahari? Nangwa mwimutse. Muracyahari DJ? Okay. Sawa. Kwayiha icyubahiro. Sawa. Bibiliya ikweretse iki? Umuhanuzi aragenda yita ku gicaniro, ibindi arabyirengagiza. Ndi kubabwira igicaniro cya mbere ni igicaniro cya Satani. Igicaniro cya kabiri ni igicaniro cyo mu muvumo. Igicaniro cya gatatu ni igicaniro wikanga hari umugisha utagomba gufata biturutse mu marangamutima. Ayo makuru hari abantu badahabwa umugisha biturutse ku marangamutima. Nta cyaha bakoze, ntacyo. Ariko kubera amateka y'iwabo yabaswe n'amarangamutima, umuntu akaba ikinyuranyo n'umugisha. Igicaniro cya Satani ni ibintu byubatswe. Nari ndi kubaha urugero rw'uwo nguwo. Ku nshuro ya kane natangiye kumwibazaho, anyohereza message. Mushu, maze mugire iminsi mikuru myiza. Uri hese? Ntatashye. Singe warose akora ritu. Narateranye ndangije njya kubaza Imana, uyu muntu iteka ni iki gituma iyisikire? Nsanga ngafite ibintu by'iwabo ngabareka ngabaha amafaranga bakabikora, ariko we ntabyo akora. Niko yambwiye. Fata amafaranga nkayabaha bagakora ibintu byabo, ariko ngewe ntabyo nkora. Musho, wenda uyibaze icyo nkora, mbaha amafaranga. Bafite uburyo uko babigenzaga tubyihurire. Ntabwo ari byo ngiye kwigisha. Niba iwanyu namwe mubikora, niba uzi ubwenge ukaba ushaka amahoro ukikunda, senyera igicaniro cya Bari mwubatsi wanyu, wihemukira abazagukomokaho. Mperutse kujya mu nzu mu nce za hano aha hirya, ngerega nk'impamvu iyi nzu yacu imeze gutya, ngo niko kera ngo twabigenzaga, ngo twagiraga ngo ducane hano mu muriro ngo kugira ngo inzu yose ishyuhe.
akimbwira ayo magambo sinongereye singize gute. Hantu yavuze ngo bacana kugira ngo intuzi igire inginzi ishyuhe, asohokamo umwana w'inzoka. Ndamubaza, muba mucaniriye se ngo ntikonje? Abura icyo ambwira. Noneho kuko mvuze ngo mu izina rya Yesu, inzoka isohoka isotse. Haciye iminsi 2 ngo umwana warasara kugira ngo umwana akire. Byabaye ibindi ibintu bamo, ushobora gusanga umwana wawe ntabyo azabamo. Senyera bayari y'Iwanyu. Ushatse ushobora kuzashaka umwana wawe ngo agende nk'uko ugenza kunanire. Musenyere karani. Kanemuke. Ubu nsigaye mbagirira ubwoba abantu mufite ahantu mufetera iminsi mikuru. Sinjya nizera ko mwagiye mu bintu bizima 90% mwa mufite ibintu mugiyemo. Mukavuga ngo tugiye ngo rero umushungo rega buriya ngo gutangira mu rwego rw'umuryango ngo mugatangirira ahantu hamwe. Jewe na mbere nari nzi yuko aba ari ukugira ngo famiye ivuge imigabo n'imigambi, ivuge icyerekezo. Mugiye mu bintu by'Iwanyu. Ndavuga bamwe na bamwe, ntago ndi kujeneraliza. Musenyere ibintu byaho mukomoka. None gitangaje n'abakristo batinya kubinyeganyiza. Umumama umwe wahariya hirya usengera muri eglise imwe hakurya hari, ndagiye mu rusengero anzanira amazi yo kunywa. Anzaniye amazi yo kunywa, ijwi rirambwira ngo kandi uguzi ngo no mu protocole muzima udafite ikintu akenyereyeho. Ibaze nigutugera ku rwego rura protocole yo mu nzu y'Imana ufite ngo ibintu biguhisha. Simu baragwira. Mwana kazakura avuga mama yarasengaga. Ninde wabaruze? Kanemo. Icyo ni igicaniro cya Bari cya Satani aho muvuka. Igicaniro kigendanye n'umuvumo byari bikwiye yuko mubimenya. Bibiliya iravuga ngo amaraso y'inzirakarengane ubwayo ntakwiye kumenerwa mu gihugu cyawe bikuzanira umuvumo. Muyobewe ko tudafite ibitatworoheye urongeraho ibindi byiki. Uzi inzirakarengane zaguye muri iki gihugu. Amaraso Imana isuba Kaini itangirira igice cya 4 yaramubwiye ngo amaraso yamenetse ku butaka, ijwi ryayo amaraso aravuga ryazamutse riri kugera mu ijuru. Kubera iki? Ni amaraso y'inzirakarengane. Hari abantu bariho umuvumo murabizi uri generation n'uruhererekane. Yosuwa kebuka Yeriko arakebuka arayivuma ngo uzashaka kukubaka azapfusha imfura atangiye kukubaka, najya kugukinga apfusha umuhererezi. Umugabo araturumbuka, uzabisoma igitabo cya mbere cy'Abami 16 za 34 34. Arahuruduka atazi rivanirizimu ngatsindira isoko ryo kubaka, ntiyamenya ko riri mu muvumo. Mwana w'imfura kitangira kubaka barapfuye, bamufaraye muyagira ntiyagira icyo yitaho, agiye gukinga
n'umuherereza barapfuye. Umuvumo w'uruhererekane. Niki babavumye, niki bakuvumyeho. Sahirageze ngo uvumurwe. Wicare wenyine umenye kuvumye. Urebe abakobwa biwanyu, urebe niba bavumye. Tugomba Imana ibaha andi maso. Amenya ngo hari igicaniro, amenya ngo ahari igicaniro hari n'umutambyi. Ahari culture hari kiritiri. Ahari kiritiri hari kirite. Ahari kirite hari umutambyi. Imana igukore ku maso, urebe impamvu ibi bintu bigenda bigaruka. Ni umuvumo se? Hari igicaniro ngomba gusenya se? Hari umuvumo se ngomba gusenyura? Ariko bisenyure. Heri wanyu. Abantu bagiye bavuka mu muryango w'amarangamutima. Umwana umwe yajya kuvuga, akamubwira ngo ni kizibi. We wajya kuvuga, undi yajya kuvuga ngo rata wowe ivugire. Ibyiza byose bifite bene byo, ukavuga uryo uzi yuko amarangamutima yabo yatumye bakwanga urunuka. Dasenyera uwo muzimu, niyo uzaba ushatse uwo muzima kugendaho. Ibyo se ntabyo muzi mu miryango. Umwana umwe agakundwa akazwa, undi wese yajya kuvuga ngo ni ruzibi, ukagira ngo we ntibamubyaye. Uwo muvumo ukwiye kukuvaho, kuko gutanga 8 k'uyu munsi sibikiri itegeko. Abo bantu bakugenjeje gutyo bazagukurira mwaho. Ntago bikiri itegeko 8 uhushaka. Iyo mivumo iki kugendaho igomba gutandukana n'ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu ndaza gusobanura mavuta siritura. Yaba amavuta ari royal n'amavuta ari prophetique. Imana ikore ku maso yawe, ugira ibyo usenya, ugira ibyo urutura. Satiraho nza gusoreza. Kristo ubwe ku giti cye, muribuka aza hejuru y'amazi, yerekana ko ari umunyabubasha. Ibyo birarangiye. Yinjira mu bwato, ngaryamye ari bwerekeza. Dayimoni zirataka. Dayimoni, umuyaga ngurahuha utuma inyanja ica ibintu. Umuyaga umaze guhuha, inyanza imaze guca ibintu, abantu bakajya bafata amazi, ibintu bakayora amazi yinjiye mu bwato ko turapfuye turashize. Abantu bagezeho babona barananiwe, begera Kristo. Ntago dupfe ureba kweri. Ndanahenda Imana mbonemo abantu bameze nk'abo, bagira ibyo banga, batemera gupfa bafite umwami. Reka da, bamaze kumubwira, Bibiliya iratubwira ngo bamuramukangura. Yesu akangutse, Yesu akangutse ntago abwira inyanja, ntago abwira amazi, ntago abwira abigishwa. Bwira umuntu mwicaranye ngo abwira koze, abwira ikibitera, nicyo abwira. Ngacyaha umuyaga, ngahita abwira inyanja gutuza. Hari impamvu ihamiza, hari impamvu ibyo bintu bihama bigaruka, hari impamvu ujya mu kazi bakakwanga, hari impamvu hataramenyekana impamvu. Deliverance twakora ibiri kiburamo ikintu. Ibyo ni uguhangana n'amashami, igiti kikongera kigakura. Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo ikore ku maso yawe, wongere wike umuryango wawe. Uryamye nijoro urote, uhagaze urote, wicaye aha wumve, igutumaho umuntu umenye, utwegere tugufashe wenda aho biba ngombwa niba byabananiye. Ariko birakwiye yuko ni ikihe kibazo gituma uhinguka ahantu akaba ari wowe bazira.
niki cyabiteye? Niki gituma umukobwa w'iwanyu wese ushatse atarambaye? Habaye iki? Niki gituma babyarira mu rugo? Niki cyabaye mu isi y'umwuka? Ahantu hose ugeze mu kazi, ubana n'abantu muri sosiyete, nta mezi atandatu ashira batakuzira urunuka. Ubwo nta mazirantoki wasizwe mu isi y'umwuka, ukaba ugendana twaterura tugiye kubyina ukajya wiba akabonye Mana akahe. Bibiliya yaravuze ngo batazizezwa n'ijambo bazagira gute? Bazizezwa n'imirimo. Uyu muntu wakuzinze akakuzinga, ukajya umukanga ngo ufashe Bibiliya uragiye, kakubonanye Bibiliya umwaka umwe, imyaka ibiri, imyaka itatu, avuga ngo icyo nagukozeho ndakizi ngo nzarebe. None koko nawe urabyakiriye? Ni za ndirimbo mwirirwa muririmba ngo ziba facilitating. Yewe mwene data nawe mushiki wanyu, reba umazi muri Tanzania. Wowe bimeze bite? Mbariza umuntu mwicaranye ngo bimeze bite? Mumbarize ngari kubundi urabana ubuzima bwawe ari sawa? Mubazi. None ati niba ubona atari sawa, kutinjira mu mavuta ngo kubite dayimo. Ana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Tugiye gusenga. Nibyo? Yesu yita kuri kozi. Izo nzoga wakabaye uzireka, ahubwo kozi inyi uricira ukavuga ngo wa nzoga we ngiye kukureka. Niki kizigusubiza? Ntabwo wumva ko iri yayisa navamo? Niki gituma akazi utakamaraho amezi atandatu? Wakubwiye ko udoze mu biraka nini? Ako wa mudamu wowe ko watangiye wicaye hari ugeze na hari ugeza umwana yakunaniye, wabwirwa n'igize ko atari iby'iwanyu byamunanije. Rero ibintu mwirirwa n'umwana wawe wa gatatu. Umwana yakunaniye, nakura ashobora kuzakubwira ngo namwe mwarananiye. Ya duhe Imana icyubahiro. Kandi ubu mwumva ngo nabatatse. Ikibazo cyawe Imana nitagikemura, bwira umuntu mwicaranye ngo igire iki kivugaho, bimubwire bitaraba wiceceka. Nikubwire ngo iki niki nzabigenza gutya, wicare utegereje. Kereka niba ari inkono uriho, naho niba ari ishuri ukwiye kuzi puradi kuru n'igihe uzarangiriza. Kereka niba ari inkoni.
bamwe muri mwe mugiye kunjyamo inzika. Ntabwo hanabyara yabipanze. Bwira umuntu mwicaranye ngo Penina arasunika. Rero nge harigihe mbona uko muba musa mwakoresheje ibintu by'ibisuko mutera intambwe n'inkweto ndende, kavuga ngo byanze bikunze bari abantu abadayimoni babageze kure. Kumbe ugasanga hari aba bafite b'imfura. Nibuza mwakagombye kuba benshi mwicaye musigaje nk'ubuheture. Imfura mwaraziciye intege. Ntacyo uzaza ngo usobanurire ibintu biva i Burundi n'ibintu biva Tanzania. Uranyumvishije? Urahazi se hombi? Nta nahamuzi. Weho nzagufasha ubwo birumvikana. Reka isengera Imana. Ye kangutse acyaha koze ibintu by'amashami, ndashaka ngo mubyirengagize. Mwinjiremo izo mpano zanyu bimwe mujya mwinjira muvuge ngaho bikomoka hose ndakubita ndasenya. Winjira aho ugomba kwinjira. Ubone igishoro ucuruze bikunde. Naho hari igihe ujya gucuruza ibintu by'iwanyu uti no bigahakana. Ariko umuntu uri igicucu ubwonko ntibukora, burakora. Uwaguhibye ngo urebe. Isaha mutahira zuzuye sinabimenye. Murakoze murakajya mu ijuru. Ndashaka kubafasha gato ko nge namwe dusenga. Icya kabiri, ku cyumweru nibikunda ndinjira mu mwanya wo kubabwira amavuta. None sheke ikomeye. Ubu ni nk'abantu baryamye batari mu kazi. Byaryamitse. Ngo nawe bari ibindi. Noneho kuwa gatatu tuzabereka uburyo umuntu, ku cyumweru turabereka uburyo umuntu asenyura izo nzira eshatu. Wa gatatu mbarangire ni gute umuntu azamura igicaniro. Ku kwezi mugomba kugira ibintu mujyana hakurya. Nibuza mwe muba mwicaye mwaba 300 mwaba 400 simbizi, mwe mwicaye aho nibuza hazemo ikintu. Nukureba amenye ko hari icyo wakoze. Sibyo are? Naho ikindi kwaba twikira igitaha. Yesu ageze hakurya, imbaraga cyaje zahise zimwataka muri uyu muntu, zirasakuza ngo duhuriye he, zisanze atavogerwa. Isaha irageze ngo imbaraga zibanyu zisanga utavogerwa. Ngaracyaha, amaze kuzicyaha. Niba Yesu zaramwinginze ngo ntutwice kohereze mu migana y'ingurube, niba Yesu yarumvishe gusenga, kingiye kuvuga se barahita bacyumva cyangwa bazampimbira. Niba Yesu yarumvishe gusenga kw'abadayimoni, bwira umuntu mwicaranye ngo ukwawe sikazananirwa kumva. Dayimoni muri ministeri ya Kristo ikikazi yakoze kenshi ni ukwirukana dayimoni, ariko zaramwinginze ngo twohereze hari, arabyemera. Kanzwe wowe ni wowe uzasenga ntibihinduke. Haba abayigize n'iki cyagiye gifunga. Wowe uri kundeba hirya
ndavuga wowe nyine urabona uruhande rwe hari uwundi. Inzozi z'ubukwe n'inkweto z'ibyondo urazizi ngaho vayo rero ngufashe debuka se ngufashe ureke ibyo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ngushimiye yuko amateka yo yahinduye. Amen. Akira genda ayo mazi. Ayajyanye ntararamara urumubwira ugiye kuyanywa se ugiye kuyiyuhagira. Ayo mazi ni inyange yakora. Ahubwo ayo mazi wowe mu izina rya Yesu wowe uyogesha ibirenge mu gitondo saa sita na nijoro, cyangwa uhera iri joro n'ejo mu gitondo n'ejo saa sita, urebe ko udakora ubu. Ibintu byinjirira hehe mu buzima bwawe. Nibe nawe wari wasenze ubu, iyo wasenze Imana igira amakuru iguha, harabura iki? Vuba nzongera mbasengesha amasengesho. Ubu bamwe muri mwe muvuga ngo amezi 3 atarashira. Rero nimba kusengesha mukabona natake munsigaha mukahansanga ntimutaha. Ikibi nuko mwataha nkatahana namwe, ntimunsigaha mukahansanga. Icyakoza na secretary niwe mbona tuba turi hamwe hano. Hari ibintu nshaka ko birangira mutarinjira mu kwezi kwa 8, kuko muza amateka y'ukwa 8 nibyo kirika baje nyine babashyitsi birumvikana, ariko nitugenda nk'abatazi iyo tujya tuba tuhazi. Ndashaka gusengana nawe ho gatoya. Imbaraga zisumba byose zibatwikire, imbaraga ziguhagurukira. Igihe waciriye ibiti kirahagije, igihe washakiye ibisahani ngo udaha amazi mu bwato kirahagije. Kwazi bitera turayisenya mu izina rya Yesu. Haguruka dusoze iterane, haguruke dusoze iterane. La petotasikimeniano ikikwatakaho kinjirira. La petotasikimeniano ni hehe kinjirira? Uraranguruka manuka, urajya mu kazi bakirukana, urubaka urugo ngo rwasenyutse, abagukomokaho. Ejo aho twari turi nabonye umukecuru wo muri ADPR wari waje n'umushyitsi kuri paruwasi y'Inyamata. Muramwibuka abo twari turi kumwe? Niba nahuye na kande nyinshi, ejo nabonye umukecuru ufite karande, dutangiye kubivuga yararize, areba uruhererekane. Sukurira mbabazwa nuko ahanganye nazo ashaje pe. Ndeba uburyo zamugenjeje ashaje. Ndavuga ngo ntawasi abana be nibarokoka. Ubundi izo nyama muzabona mutakigira amenyo muzazirisha iki? Imana yansezeranyije ngo izantungisha kushaje. Uzakorera Imana ryari? Imana nizigaragare ku buzima bwawe. Haboneka imfubyi, abapfakazi babaho bikunyuzeho. Haboneka abantu biga bikunyuzeho. Ntabwo ukwiye kuba imfubyi ngo urangize kariyeri nta mfubyi urihiye. Reka da! Igikomere ufite ikimenyetso cy'uko cyakize, hari ikiba. Njyewe papa umbyara ndangije uwa 5 segonderi yarangicaje arambwira, ari pasiteri, ngo mwana wa ngaho turangiriza urahageze. Ibaze
kubera iki bavuka ari abana 8 uwageze kure yaviriyemo mu wa 5 abandi ni mu wa 3 mu wa 4 ngizo ngo D4 ngo D5 izo diplome ntabwo igihugu kigeze kizitanga. Abazimu baragwira abandi ngo namasera ngo niki abazimu ni ibiki kwira. Umuntu akavuka muri famiye agasanga bose bafite imyuka, nahanganye n'iyo myuka bashaka kumvana mu ishuri batandihira. Mwe karande muzi byari byo ndihirwa na patinasi na karitasi kampemba. Ibyo ndabivuze ubwo mwavaho munankurikira. Hari igihe nabayeho nyine ndiga ndanahembwa. Mbona ndarirangije ndakomeza n'ubunyiga. Inzi ibyo mpanganye nabyo. Papa umbyara kereka muzambwire mbazanire historique ye. Mu mwaka wa 1996 papa umbyara yahembwaga 350. Apride akiyinjiramo niba yahise yongererwaho 130 aba 480. Papa umbyara ugenda ureba agapapuro kanditseho ngo hano hari akazi ariko nta nyungu, izina ririho ni papa. Ibigori 10 kagapapuro k'umuhondo ureba izina ririho ni papa. Papa yavuye muri uyu mujyi wa Kigali ahava atahagira n'agapariseri kandi ariho yabaga, atahafite agapariseri kangana. Mwebwe murambwira ngo ibyo nta badayimoni babirimo. Ibyo wanyumvisha ute ko nta dayimoni ziri inyuma yabo? Ayo mafaranga ni gute wayahembwaga icyo gihe? Uzi ko yaguraga inzu warangiza ugataha. Imyuka mwebwe muzi kiri. Myuka yigeze ifata umuntu wari umudepite akabimudepite inshuro enye iwaba agasaza bakingisha ibintu by'ibibaho. Uzi inshuro enye akavaho iwabo bakingisha ibibaho. Abazimu mwebwe murabazi? Abazimu murabazi? Buri imbaraga izo arizo zose zikugenda uvuga ngo mu izina rya Yesu ndasanyura izo mbaraga, ndasanyura ubutware bukubazamura mwajya mukamanurwa. Imbaraga zibamanura, imbaraga zibibasira, imbaraga zibakubita. Mu izina rya Yesu turasanya, turakuraho, turavana ikitavuga Imana cyose, turasanyura la pitaka la meniando zatikibevwa yaratotesikia wamyuka mibiwe wowe ufasha abakobwa bacu. Turarekura mariage zabo, turarekura ingwa zabo. Wowe dufatiye abasore bagakorera ubusa, turakumerasa, turagusenya, turagukuraho. Wowe uza periodikima, wowe uza mu gihe runaka, wowe ujya harabevwaya, wowe utwirukanyije, wowe utuzerereje, turakwatatse. Ibyo ugifashe turabikurekuza mu izina rya Yesu. Uko Dawidi yamburaga umwana w'intama mu kanwa k'intare, natwe niko tukurekuza abana bacu. Turakurekuza imfura zacu, turakurekuza ingo zacu, turakurekuza impano zacu, turakurekuza abo ukoresha ibyaha hato na hato basubiramo ibyaha by'abasi, basubiramo ibyaha bya ba nyina, birirwa babisubira mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu wamyuka mibiwe, wambaraga mbiwe, rekura, 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 rekura. La bevoya zaya totesiki meniando ritaka bevoya la totesiki wakitavuga Imana we. Imbaraga zose za Satani, ubutwara bwose bwa Satani, inyubako za Satani, icyitambikaga, icyafungaga, nonaha turagutegeka, turi imfura, tugomba kugaragaza Imana, tugomba kwerekana Imana. Abatarijejwe n'ijambo bagomba kubona imirimo mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu kuri uyu wa gatatu bimenyekane, kuri uyu wa gatatu bimenyekane. Dayimoni agahuru kawe turakababura, agahuru kawe turagatwika, zo mbaraga turazitwika.
gusenyera, wa butware wenda gusenyera, wa nyubako wenda gusenyera, va imbere yacu, va imbere y'uno mugabo, va imbere y'uyu mugabo, va imbere y'uyu mugabo, va imbere y'uyu mugabo, va imbere y'uyu mugabo, muve imbere, muve imbere, va imbere y'uyu musore, muve imbere vuba na vuba, muve imbere, va imbere y'uyu mukobwa, mubise, bise uyu mukobwa, bise uyu mubyeyi, mubise, turagutwika, turagukongora, turagusenyera, turavanaho. Mana ndagushimye, 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 kuko imbaraga zawe zigaragaye. Yesu icyo werekaniwe koko ni ukugira ngo umareho ubutware bw'imyuka mibi. Yesu ndagushimye kubwo abana bawe ubohoye. Tugukomeye amashyi, tukuvugirije impundu, turakwamamaje.